bambwiye ko hari umuntu ushaka kugira icyo avuga n'abandi bose bifuza kugira icyo bavuga kwamamaza Muzehe Matata. Yishimiye cyane kuba babereye ndabakurikira cyane murakoze kamarisha ndagira ngo mumere amashyi aba bana kuko nibo bazasimbura ndibuka bwa mbere tujya kwibuka bwa mbere nababwiye jenoside ari imwe yateguriwe i Bugande itegurwa yo gutsemba abahutu niyo yanditse n'ubu kandi mu Rwanda iracyakorwa babonye bariya bantu mwari bose kuri ya jenoside ikorwa niyo umuntu agiye kubaza ikibazo ati umuntu yaburiwe irengero kuko jenoside itegurwa n'abahutu iba yarahagaze muri ya mezi atatu ko abahutu bahise bava ku butegetsi none se kuki gikomeje kucyakomeje muri Kongo nuko abayiteguye baracyari muri gahunda n'uba muri Kongo nicyo kibazo gihari mu Rwanda ngo bari baje kwihagarika none se yarahagaze abanyarwanda bamaze kuva abana batwarirwa bajya mu ngo zabo bakabatwara igitekerezo cyo kwibukira hamwe nicyo cyonyine ni nacyo Kizito Mihigo yazize muri ya ndirimbo yavuga ati n'aba bandi b'abavandimwe bazize urugomo rwiswe jenoside icyo bakoze ni iki bahise bamucecekesha burundu noneho kuva muri 2020 ni ukuvuga iki iyi ngufu za buriya butegetsi ni ingufu zishingiye ku gucamo abantu ibice gusa gucamo abantu ibice nta zindi mbaraga na nkeya kuko abanyarwanda abahaye umwanya wo gutekereza no kuganira ntabwo yamenya hashize we rero cyakoze n'iki haba mu nkotanyi imbere muri FPR haba mu baturage haba mu banyamadini haba ahantu hose akandagiye icyo akora ni ugutsemba abantu baganiriye none se mwigeze mubona mu Rwanda aho babwira umuvandimwe leta igategeka umuvandimwe ngo navuge yuko yitandukanije n'undi muvandimwe we kubera ibitekerezo bye niba bwambere mu Rwanda twabonye aho leta ijya gusaba umuntu amushiki wawe cyangwa mukuru wawe cyangwa umuna wawe n'umwana wabyaye bakamubwira ngo yitandukanye nawe nibwo bwa mbere twabona buriya bwoko ikindi ubujura igituma mvuga ko ubujura bwo mu Rwanda buteye isoni n'iseseme nuko umuntu w'umusaza akavuga abantu bumva akavuga kubera ko bahora kuvuga ku radiyo bashaka kumenya neza akavuga niba hari umuntu utari ufite inyungu y'uko mu Rwanda haba ikibazo iyo ari cyo cyose ni kabo kuko niba wari uhatunze niba wari ufite imitungo ariko ubu ngubu niyo bagize uruhare kubera iki kubera umutungo Kongo ifite ibibazo kubera iki kubera uriya mutungo mwigeze mubona se umuntu udafite umutungo inkotanyi zinamumenye ntizimenya ko waba nabaho ariko zibonye wabonye agafaranga zikuhita zikugendaho kugira ngo zikamire mu nda muri diaspora abantu bo muri diaspora ikibazo bafite ni iki abantu bo muri diaspora babahaye babakurikiranyeho kagashahara babona yewe n'akagafashanyo ka CPS nicyo bakurikiranye ntukabone bahiga abantu bo muri diaspora nimuze muri ambasade nimuze gutora nimuze mu Rwanda nta gafaranga nta rundi rukundo ruhari icyo mujya mukimenya ikindi mugomba kuzirikana aba bana twabamenye kuri Zoom batangiye kwibukira hamwe abahutu n'abatutsi muzi uko byanyerekeye abatutsi bibukiranye nabo hamwe inkotanyi zagiye kubahiga zabakuyemo ubu bashobora kuba bari hano ngizi imbaraga za FPR nicyo nukwemera ibyo bintu yuko bashobora kubaca mu bice inama yanjye nabagira ni sembe Kagame mwaramubonye mwese ni amaboko abiri nk'ayo ngaya
n'intoki eshanu nk'izi ngizi, ariko kugira ngo akore ibyo akora hariya ni uko mwese buri muntu wese amutiza ya maboko, ukamutiza y'amaso, ukamutiza ya matwi yawe, ukamutiza wa munwa n'amaguru akamutuza. Mubimwambuye umuriro udateye n'umuntu ntabwo afite umutwe umwe, afite amaso abiri, amaboko amaguru abiri, nta kindi afite. Iyo mubimwambuye umuriro udatera asigara nta mbaraga afite. Imbaraga rero zo kwica abaturage ni twebwe tuzimuha nk'abaturage. Turamutse tuzimwatse akanduma ngo nijya kwica Gaforoza nkabyanga, akambwira ngo nijya kwica François nkabyanga, ubundi itateye imbaraga bafite n'izi. Iryo ni ryo somo rya mbere twatanze ku bantu bazaga muri sitingi muri 2014 dutangiza ishuri ryo kwigisha uko ubutegetsi bw'igitugu abantu babasezerera batagombye kumena amaraso. Mwarabibonye ko n'u Rwanda abantu bafite ibitekerezo nibo Kagame ahiga kurusha abandi. None se ntwari uriya ejo bundi bishe bakabesha umuntu abisigara akoze, mwigeze mubona hari imbunda agira? Yari afite ikaramu na kamera ye akagenda akerekana ibibi bigenda nabi. Ubutegetsi kubera ko nta zindi mbaraga ubutegetsi bwahise buhinda imishyitsi kujya kwica ntwari. Ubu ngubu mufite ikibazo cy'uko amahanga yose arimo kwabaza ati ntwari urupfu rwa ntwari. Njyewe kuri telefone yanjye narebye ntwari yavuye kuri telefone kuwa kabiri saa 12:19 z'umugoroba, urumva ko hari hakiri kare. None se saa 8 ntwari wari usanzwe azi ko ari menase yaba yarishwe agikora iki mu muhanda? Ko ari byo mvuga buri gihe. Ariko abantu bicanyi, abantu bamaze abandi, abantu bamenye basabye y'umwana, nta nubwo bakishobora kubona ubwenge butuma batekereza. Ari nayo mpamvu mwabibonye ko ibintu byabo byose birabacana, ari Kizito Mihigo byarabacana, ari avoka Maître Mutuze byarabacana. N'ubu ngubu mu rubanza rwa Kabuga, iyo ubonye ibintu babamo usanga ari ibintu bimeze nk'iby'abantu b'intamamutwe. Kubera iki? Kabuga ntushobora kubishyira muri jenoside, ariko bageze kumushyiramo kugira ngo umutungo we bariye bakomeze bawuherane bawuhize. Najya mpamvu babwira ko urufunguzo ari rwe mu rufite. Iyi revolution ya Bucece Gatebuke Claude yahoze avuga, abantu batanyweye amata, abantu batariye inyama, abantu batariye batageze muri za modoka, nta mpamvu n'imwe y'uko babirekana. Wenda ubona byo bizagera muri cyaha kugeza ngo bazavuga ko ari icyaha kubera ko utageze muri iryo shyirahamwe, ariko abaturage babikora. Nagira ngo mbabwire ko umuntu ashobora kuba atanywa amata atarya n'inyama, amazi nawe ushobora kujya kuyivomera ukayateka ukagira, ukabaho, wagenda ukagendana agacupa kawe. Ibyo birashoboka. Nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo umuntu akomeze atanye amafaranga yo gutuma wa muhotozi abona imbaraga zo guhotora. Ikindi kintu ushaka kurangirizaho, mwebwe mwese ko mubona hano, namutse mbere hano ku murongo nazabubwira ni mw'ijosi ryawe ngo nige, none n'undi nkamubaza ni mw'ijosi ryawe ngo nige, ntabwo nabamara mwese. Ariko uwa mbere mugende ntunijya ati no ndabyanga, ahubwo nige wandigwa mbere y'abandi. Urakoze.